Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Merry Christmas and Happy New Year. Ko ndeba mutishimye na. Why I do not show the happiness? Cyangwa ntabwo mwashaka umwaka urangira. Or you wanted this year to not end? Reka dusome ndatwara iminota akoresha iminota babaye mikeya. So let us read. Ezekiel 34 umurongo wa 14 n'uwa 15. Shall read the book of Ezekiel chapter 34, 14 and 15. Nzaziragira mu rwuri rwiza kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga y'imisozi ya Isiraheli. Nibwo zizarara mu kiraro cyiza zikarisha urwuri rwiza rwo mu misozi ya Isiraheli. Jye ubwanjye ni jye uziragirira intama zanjye kandi nziruhure, niko umwami w'Uwiteka avuga. I will fill them with good pasture, and on the mountain heights of Israel shall be their grassing land. There they shall lie down in good grazing land, and on rich pasture they shall feed on the mountains of Israel. I myself will be the shepherd on my sheep, and I myself will make them lie down, declares the Lord God. Dusome n'Abakolosayi ntabwo ninda igice cya mbere n'umurongo wa 13 honyine. And we read in Colossians chapter 1 verse 13. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Deliver us in the kingdom of darkness to the kingdom of his beloved son. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Amazina yanjye nitwa RUDASINGWA Godfrey. My name is RUDASINGWA Godfrey. Hari igihe njya gushyiraho evangelist nkumva bikomeye cyane. Sometimes I try to start with the evangelist, but I feel it is somehow great. Ariko byose ni ubuntu bw'Imana. But everything is by the grace of God. Ndashima Imana n'umutima wanjye ko dushoje umwaka jye n'umuryango wanjye amahoro. So I thank God that I and my family has ended the year peacefully. Umwaka ushize twawushoje, ntabwo twawushoje neza kuko nawushoreje mu bitaro. Last year I ended the year in the hospital. Nari nagize ikibazo cyo kugira impanuka ndavunika barambaga, mbaye ntarakira neza nabwo mpura n'abagizi ba nabi bantera ibyuma. So Mbese umwaka ntabwo wari waragenze neza. I had an issue of accident. My leg was broken. And in that time, I also met the thieves, and they did bad to me. I can say the last year was not good to me. Ndashima Imana none ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu bw'umwuka n'umuryango wanjye, ko nubwo madamu wanjye ataraza hano ariko amaze kumva ubutumwa bwiza. So the other thing is that my wife has not yet come here, but she received the salvation. Ahasengera ni hafi yo mu rugo, ariko usanga iyo tuganira aba kwatura guhuje n'ijambo ry'Imana. So she gathers in the nearest church to my house, but whenever she confesses, actually she's confessing the truth of the word of God. Amen. Amen. Ntabwo mbivuze cyane ariko ni ubuhamya bukomeye. So I don't share this in deep, but is the great testimony.
kubera ko bica ku ikoranabuhanga ndabizi azabyumva. So I know she will follow this YouTube channel. Ariko birakomeye kubana n'umuntu uzi ko uri umwana w'Imana we ataraba umwana w'Imana. But it is a big challenge to live knowing you are a child of God, you are a son of God, but together with a spouse who does not believe yet this fact. Murabizi muzi ko abo bantu ijambo ry'Imana ribita abantu batarakira ubutumwa bwiza. Ntabwo ngiye kubisubiramo, mwese murabizi. So birababaza mu mutima rero uba uri hamwe n'umugore wawe ariko ataraba umwana w'Imana. So you know how bitter it is to live with a wife who has not yet received this faith that she is the child of God. Ariko buri uko tuganiriye numva yarakiriye ubutumwa bwiza bikanezeza. But whenever we share, I could detect that she has received the salvation, and this brings me joy and happiness. Amen. Ku cyumweru ntabwo nabashije gutanga ubuhamya, kandi abayobozi banjye bari bansabye yuko bivuge ndi butange ubuhamya, nanjye numvaga nabishaka cyane cyane muri department y'abavugabutumwa. Last week I didn't get the chance to share the testimony, even if I was asked by my leaders, and even it was my wish to testify on the side of evangelist. Ntabwo nabashije kugera hano igihe naje nkererewe, nkaba mboneyeho n'umwanya wo kugira ngo nsabe bagenzi banjye bavuga ubutumwa imbabazi kuba naraje nkererewe simbahagararire. So I didn't keep time, and I apologize to my fellow evangelists that I didn't stood on their behalf. Turashima Imana rero nk'abavuga butumwa muri uyu mwaka turimo turangiza wa 2024, Imana yatugiriye neza. So we thank God as evangelists in this year 2024. God blessed us. Dufite amahirwe n'umugisha mwinshi cyane wo kubana n'ubuyobozi bwacu bw'itorero, cyane ku ruhembe rw'icyerekezo cy'umushumba yuko tugomba kugira abantu 1000 kandi n'u Rwanda rwose ruzakizwa. So we have the blessing, and in the guidance of our senior pastor, we have this goal that we will have 1,000 members, and later all Rwanda will be saved. Ku bw'icyo rero twagiye tugira amahirwe yo guhugurwa kenshi twebwe nk'abavugabutumwa. Therefore, we evangelists, we could get more chances to be trained. Murabizi yuko mu by'ukuri nta mazi atemba ngo arenga ko akobo cyangwa kanogo. So you know this fact that when the water flows, can't jump a deep space. Nubwo rero twagiye tuvuga ubutumwa, ariko twebwe nk'abavugabutumwa ni twebwe abantu ba mbere bungu cyane, kubera yuko ijambo ni twebwe ryabanzirizagaho mbere yuko rigera no ku bandi. Even if we evangelists, we preached the gospel, but we gained more than the others because we could have this word before sharing with the others. Turashima Imana ko yagiye duhuza n'abantu navuga ngo ni benshi nkurikije amaso yanjye. We thank God that He connected us with so many people. Ugereranyije gusa abantu bose abashyitsi, urugero tuvuze nk'abashyitsi bonyine twakira hano ku cyumweru uyu mwaka wa 2024 bamaze kugera hafi mu bantu 200. So the visitors we receive on Sunday in this year 2024, they are almost 200. Ubwo ntabwo dushyizeho abo duhurira nabo mu maserire. So we do not include the ones we meet in home cells. Kuko nabo ni benshi cyane kandi Imana baduteguriye abantu bo tubwiriza ubutumwa bwiza. These are also many because always God prepares people that we preach the gospel. Turashima Imana rero ko yadushyize imbere mu bantu bo guhabwa umugisha. So we thank God that He blessed us. Amen. Amen. Hallelujah. Ubundi mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima bw'umwuka, Imana yaratwimuye nk'uko nabanje gusoma biriya byanditswe bibiri. Hari icyanya yadukuyemo, hari
hari urwuri yadukuyemo rutari rwiza, hari n'urundi rwuri rwiza noneho yadushyizemo. So as I read some verses, God brought us from one space to the other. Yadukuye, jyewe ntanga wenda nihereyeho nkanjye, yankuye mu rwuri rwaho nishakashakira, nihigira ubwatsi, nihigira ibintunga, ndwana no kwibeshaho. So personal testimony is that God brought me from the side I was struggling, trying myself to feed myself. And then he put me in the space where he himself will feed me. Uru rwuri nabagamo kera rwari urwuri rw'ubutayu. So I lived before in a desert place. Mwebwe abenshi muri abanyamujyi ntago muzi iby'inzuri, ariko ubaye wararagiye inka, ukaba waragiye inka ahantu h'ubukuna cyangwa h'ubutayu, wabasha kubyumva cyane. Ubutayu ni ahantu hataba ibyatsi, niyo bihabaye biba ari iyanga, biba iby'agahe gato kubera ko haba izuba ryinshi cyane, nta buzima buhaba rero. Probably because you are of town, you don't know about cows, but I can say that God brought me from the place of wilderness where there is no grasses, and then he put me in the right place. Muri urwo rwuri rero twirwaga dushaka, tukarara dushaka ibyo turya, ariko bigasoza ntacyo tubonye, bikaba mbese ni nk'ubutayu gusa. In that former place was like wilderness where we could look and we found nothing. Rero Imana yanshyize mu rwuri rwiza. Therefore, God has put me in the right place. Aho yanteguriye n'ibihantungira byiza. Where he prepared even what can feed me. Muri uru rwuri rwiza nta kindi dusabwa ni ukwiga gukora kw'Imana, kuko haba hari imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana. And in this posture, grazing land is where there are goodness of God only. Ndishimye rero mu by'ukuri, ndanezerewe cyane kubw'ubuntu bw'Imana ku buzima bwanjye, kubw'ubuntu bw'Imana mu bavugabutumwa. So I'm happy on my side because of the life of mine and also generally in the life of evangelism. Ndasoza rero mwese mbakangurira kumva yuko muri abavugabutumwa. So I will end my testimony encouraging you to know that you are all evangelists. Niba mushaka kugira umunezero mu buzima bwanyu. If you want to live with joy in your lives. Amen. Amen. Hari amagambo umushumba yajyaga atubwira nkumva adashoboka. So pastor used to share with us some words and I judged them impossible. Abwira ngo niba ubabaye vuga ubutumwa bwiza. So he used to say if you are not happy you preach the gospel. Niba washwanye n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe vuga ubutumwa bwiza. And if you have a conflict with your spouse you preach the gospel. Murumva ari ibintu byoroshye? Do you think it is an easy thing? Ntabwo ushobora kubigeraho utaragira ku kigero cy'ibitekerezo bya kabiri, bya bindi twigaga ku cyumweru. So actually you can't make it when you do not shift to the second dimension of thoughts. Iyo ugihe umwanya ibitekerezo byawe gusa, ntabwo ushobora kugera kuri iki kigero cyo kubasha kuvuga ubutumwa n'igihe washwanye n'umugore wawe cyangwa n'uwo mubana cyangwa n'uwo mukorana. So when you are still bounded by your own thoughts, you can't reach to this point to preach the gospel while having the conflict with your spouse. Iyo ntigishwa kugira ibitekerezo bya kabiri, So if akazi nkora mba narakaretse. Ubaho nkora natangiye kuhakora 2017, ngira ngo mba naraharetse nka 2019 cyangwa na mbere yaho. So if I was not thought to move to this second dimension of thinking, I could quit my job in 2019 because I started there in 2017. Ariko kugira ibitekerezo byo ku rwego rwa kabiri harimo imbaraga ihishwemo utabasha kumva mu gihe ugitwikiriwe na bya bitekerezo byawe bya mbere. But actually in the second dimension of thinking there are hidden power. Turi rero mu mwanya mwiza wo kugira ngo twige ubushake bw'Imana. So we are in the right place where we can learn the will of God.
niyo mpamvu mwese mbashishikariza ngo mube abavugabutumwa mubwirize abantu ubutumwa bwiza. That's why I encourage every one of you to preach the gospel, to be evangelists. So rero Imana yaduhaye umugisha, dufite ahantu henshi tuvugira ubutumwa kandi mwese muhawe ikaze. Dufite imbuga nkoranyambaga We nk'urugero, have many platforms whereby we preach the gospel. dufite urubuga rwitwa Umubibyi TV. So we have this Umubibyi TV. Turashima Imana ko Imana yadukinguriye inzira tukaba twanyuze ubutumwa bwiza. So we thank God that He opened that door and we are preaching the gospel through that. Mujye mujyaho mushaka, mujye munapostinga n'ibyigisho biba byatambutseho, So nabwo may buvuze you, ubutumwa bwiza. you may subscribe and even post the sermons from this Umubibyi TV. Muribuka yuko Marita uririmba muri iyi korali ku cyumweru yatanze ubuhamya yuko yazanywe na post y'umuntu babonye usengera ahangaha. So one testified that she came here through the post of a member of us here. So no gupostinga rero nabwo buvuze ubutumwa bwiza. Means posting is also a way to preach the gospel. Twagiriwe umugisha wo kujya kuvuga ubutumwa kuri radiyo. So we received the blessing to preach the gospel through the radio. Nkanjye ndinde kuko ujya kuri radiyo kuvuga ubutumwa bwiza. And I wonder who am I to go to the radio and I preach the gospel. Ariko ubuntu bw'Imana buratangaje nuko. But the grace of God is amazing. Dufite radiyo tuvugaho ubutumwa bwiza yitwa radiyo Umucyo, So 102.8. Radio is Umucyo 102.8. Buri wa gatandatu saa 5. Every Saturday 11 a.m. Ugiye ubwira abantu ngo mushyire kuri iyo radiyo, batuninge kuri iyo radiyo aya masaha, nabwo bavuze ubutumwa bwiza. When you tell people to tune on that channel to listen the gospel, it is also a way of preaching the gospel. Twagiriwe umugisha rero none twashyizeho urubuga rwa WhatsApp group tuvugiraho ubutumwa bwiza. So we also made a WhatsApp group where we share the gospel. Hariho abantu barenga ngira ngo 100 n'abandi. So and there are more than 100 members. 200 ngire ngo barenga. Probably 200. So wakumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko twebwe tubiboneraho umuntu aza afite amashagaga nk'ayo twari dufite mbere, nyuma yo kuhamara nk'icyumweru kumva ubuhamya arimo atanga cyangwa uburyo agendana n'ijambo ry'Imana, hari umurimo umaze gukorwa muri we. So you may take it as usual, but for us, when you see a person coming with the mind we had before and later he or she changes his mind by hearing the gospel, it is a great miracle. Iyi ni imirimo y'Imana rero, ntabwo ari imirimo yacu. And these are the works of God, not our own. Reka twese tubavuga ubutumwa. Ndabashimiye kandi mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Let us all of us become evangelists. I will end wishing you the Merry Christmas and the Happy New Year. Mugire intego yo kuvuga ubutumwa bwiza. May you have the goal to preach the gospel in your lives.